Indirimbo nziza cyane rwose yitwa Itabaza. Ni indirimbo isohotse kano kanya bakunze basoma Rwanda TV. Ngira ngo murabizi neza ko buriya Dorcas na Vestina ni itsinda ry'abana babiri bavukana cyane ko bavuka ku mugore umwe ndetse n'umugabo umwe. Reka turebe ese iyi ndirimbo yitwa Itabaza ni indirimbo nshyashya isohotse, indirimbo nziza cyane mu minsi yashize, kandi Dorcas na Vestina bivugwa ko batandukanye na MI Empire. Nivuga MI Empire wumve Murindahabi Irene. Murindahabi Irene uyu ni umugabo wafashe aba bakobwa bombi arangije arabazamura rwose arabatumbagiza kubera ko bari abana b'abanyeshuri. Reka turebe rero iby'iri tsinda ndetse no gutandukana na Murindahabi Irene. Ni itsinda ry'abahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Vestina ndetse na Dorcas, iri tsinda ryatangaje ko ryafashe icyemezo cyo gutandukana na MI Empire. Nivuga MI Empire wumve ko ari umugabo ukomeye cyane, umugabo w'icyamamare muri iki gihugu witwa Murindahabi Irene. Ibi kandi byo gutandukana n'uyu mugabo ukomeye cyane witwa Murindahabi Irene byamenyekanye rwose ubwo uyu muhanzi cyangwa se aba bahanzi uko ari babiri ubwo batandukana MI Empire nyuma y'igihe cyari gishize bivugwa ko umwuka utari mwiza hagati yabo, nyuma y'uko rwose umukobwa witwa Vestina, nimvuga Vestina wumve Ishimwe Vestina. Ishimwe Vestina yafashe icyemezo cyo gusigara muri Canada atabyumvikanyeho na M Irene. Nimvuga M Irene wumve Murindahabi Irene. Uyu mugabo Irene rwose yagiye afata abahanzi bakomeye cyane akagenda bashuramwo amafaranga ye menshi cyane kugira ngo abashe kumvikanisha izina rye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka turebe ni mu itangazo iri tsinda ryashyize hanze ryavuze ko rwose nyuma yo gutekereza cyane ndetse bagasesengura mu buryo bwimbitse ko Vestina ndetse na Dorcas, nababwiye ngo Vestina uyu nguyu niwe washakanye n'umugabo ukomeye cyane rwose, umugabo uherereye mu gihugu cya Canada, aho bivuga ko uyu mugabo yabashije kuba yamubyaza umwana w'umuhungu ndetse bivuga ko rwose uyu mwana akomeje gukura neza, n'umwana utaramara umwaka kuri iyi si. Ngira ngo murabizi neza ko rwose uyu mugabo uherereye muri Canada yabashije kuba yabana n'uyu mukobwa witwa Ishimwe Vestina ubwo babanaga, nyuma yaho byamenyekanye ko uyu mugabo ari ikimuga, nta kuguru nta kuboko, gusa bajya bavuga ngo rwose abagore burya nta mutima bagira ahubwo bakurikira amafaranga cyane cyane abana b'abakobwa. Ni mu cyemezo rero cyo guhagarika ndetse no guhagarika umushyikirano cyangwa se imishyikirano cyangwa se ku mugaragaro imikoranire ya M Irene ndetse na Vestina hamwe na Dorcas. Ni Vestina na Dorcas. Ishimwe Vestina bakomeje bashimira MI Empire yagize uruhare rukomeye cyane rwose mu kubafasha ndetse no kugira ku nzozi zabo nk'abahanzi bakomeye cyane muri iki gihugu, cyane ko uretse kubafasha umuziki yabashije kuba yabafasha muri sosiyete ndetse arabamenyekanisha, cyane ko yabashije kuba yafasha n'umubyeyi wabo w'umugore. Bati rwose mbere ya byose turashaka gushimira byimazeyo MI, nimvuga MI Empire wumve Murindahabi Irene rwose. Empire ni ubwami bwa Murindahabi, yabaye umugisha ukomeye cyane kuri twe. Ibi ngibi byavuzwe n'abakobwa bombi kuva mu itangiriro, cyane ko rwose uyu mugabo yabashije kuba yatugirira icyizere. Ibi kandi byatumye tubasha kuba twagira ku nzozi zacu zikomeye cyane nk'abakobwa bakomeye cyane muri iki gihugu. Ngira ngo ku bantu bakurikirana umuziki nyarwanda rwose, cyane cyane abantu bakurikirana umuziki ujyanye wo kuramya no guhimbaza, buriya aba bakobwa babashije kuba bagira uruhare rukomeye cyane mu muziki w'u Rwanda. Ni icyemezo kandi aba bahanzi bombi babashije kuba bavuga cyangwa se bafata, cyane ko iki cyemezo cyo kuba bakwandika ibaruwa yo gusezerera uyu mugabo M Irene byabagoye cyane kubera ko ubwo hari byinshi bagombaga kuba bafatanya bitabashe kuba byagerwaho mu rugendo rwabo rw'umuziki, cyane ko rwose bagombaga kuba bigenga nk'abana babashe kuba batera imbere. Bakunze basoma Rwanda TV, ni channel yanyu nziza cyane, channel y'abanyarwanda. Jewe ni Steven Rwanda, narababwiye ngo nzajya mbagezaho ibintu bitandukanye. Reka turebe mu by'ukuri ese mu by'ukuri iyi ndirimbo yitwa Itabaza yabigamije iki mu muziki nyarwanda. Itabaza ngira ngo murabizi neza ko buri Itabaza ni ikintu ufata warangiza ukagicanira maze urumuri rukagaragara. Aba bana rero nyuma yo gufata icyemezo cyari kigoye bakomeje bashimira byimaze uyu mugabo witwa Murindahabi Irene Empire. Nababwiye ngo MI Empire, ibi ngibi bisobanuye ikintu gikomeye cyane, cyane ko ari ubwami bwa Murindahabi Irene. Twabashije kugezwaho byinshi cyane n'uyu mugabo ukomeye cyane mu bihe byiza twagiranye rwose, turamushimira kubera ko yabashije kuba yatugezaho byinshi bitandukanye mu rugendo rwacu, cyane ko ubu ngubu tugiye kubaho twigenga. Ibi bintu kandi iki cyemezo aba bana bafashe bavuga ko mu by'ukuri mwaka 2021 abahanzi bari bamaze kuzamura izina ryabo bagiranye ibibazo bitandukanye na M Irene, ariko mu by'ukuri ibyo bibazo byagiye bikemurwa, cyane ko M Irene yagiye akomeza kubikemura mu rwego rwihariye. Gusa hari benshi bakomeje kuvuga ko mu by'ukuri uyu nguyu Irene yaba yararongoraga abakobwa bombi
ariko mu by'ukuri njyewe cyo navuga nuko Irene ari inshuti yanjye, ntabwo ibi ngibi byaba ari ukuri, ahubwo ni mu rwego rwo kuba bakwangiza izina ry'uyu mugabo ukomeye cyane muri iki gihugu. Icyakora kandi nyuma y'iminsi mike y'ibiganiro bongera gukorana ndetse cyangwa se bongeye gukorana amasezerano atandukanye, ngira ngo ibi ngibi byakozwe mu mwaka w'ibihumbi na 21. Mu myaka 5 kandi ishize ubwo abo bana b'abakobwa bombi bakomeje gukorana byimazeyo na Irene cyangwa se Mulindahabi Irene Empire, nyuma yo kandi yo kuba bamusinyira amasezerano akomeye cyane nk'abahanzi bakoze indirimbo nka Yebu, Emmanuel, Iriba, Ihema, Umutaka ndetse n'izindi nyinshi cyane ko ibi byose bagiye babikorana na Irene. Ngira ngo rwose murabibona neza kuri iyo foto, ndaza kubagaragariza uburyo ki basohoye indirimbo nziza cyane, indirimbo ikomeye cyane. Iyi ni ifoto ya mama wabo, cyane ko rwose mama wabo yakomeje kubaba hafi nk'abana b'abakobwa mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bazamure umuziki nyarwanda ndetse no kuzamura impano nyarwanda. Rero bakunze basoma Rwanda TV, naba mini yahanga mu rwego rwo kugira ngo nkomeze mbashimire mwebwe mwakomeje kunkurikirana. Ngira ngo rwose mwaramenye, mbibutsa gukora subscribe. Umuryango wanjye ukomeje kwaguka cyane kubera ko maje kugira umuryango w'abantu 2,000. Rero ni igikorwa cyiza cyane mukomeje gukora, dukomeje dushyigikire abahanzi bacu nyarwanda, cyane cyane Vestina ndetse na Dorcas nk'abana beza cyane bakomeje guhimbaza Imana ndetse no kuyiramya. Rero ntuze gucika indirimbo nziza cyane yitwa Itabaza, nibwo igisohoka niba utarayikumva rwose nyarukira kuri YouTube yabo maze uyisacinge ubashe kwiyumvira indirimbo nziza cyane, indirimbo y'ubwenge, indirimbo y'umugisha rwose ku banyarwanda. Ndabakunda, ngiye ya Steven Rwanda, Imana ibahe umugisha, ndabakunda rwose.